mwongeye kwirirwa abakurikiye TV yacu Vumbura TV nk'uko bisanzwe. Uyu munsi muri kumwe nanjye Vumbura, ngiye kubabwira amateka y'urutare rwa Kamegeri. Kubera iki rwiswe urutare rwa Kamegeri? Byagenze bite? Byatewe n'iki? Uru rutare rwitiriwe umugabo witwa Kamegeri, akaba yararuboniyeho akaga yashakaga kugushamo abandi. Bihita biba akayamvugo y'umugani nyarwanda bagira bati urucira mukaso rugatwara nyoko. Hari ibitabo bimwe bigaruka kuri aya mateka, aho usanga bamwita Kagemeri ariko izina nyaryo ni Kamegeri. Kamegeri uyu yari umutware ku ngoma y'umwami Mibambwe wa kabiri Sekarongoro Gisanura ahagana mu mwaka w'icyamagana 372. Kamegeri yitiriwe uru rutare nyuma y'uko barumutwikiyeho. Ibyo bikaba byarabayeho ku itegeko ry'umwami Mibambwe wa kabiri Sekarongoro Gisanura wa kabiri. Ibi akaba yarabyifuje nyuma y'aho Kamegeri yari yabwiye umwami ko abazajya bagira nabi bazajya barujugunywaho rwacaniriwe. Uyu mwami Mibambwe wa kabiri Sekarongoro Gisanura wa kabiri yarazwiho ubwitonzi, kugira ubuntu, guha amata abakene bari begereye ibwami. Ibyo byatumye bamuhimba igisingizo bamwita Rugabisha birenge, kuko yatangaga atitangiriye itama. Yarazwiho kandi kuba umucamanza utabera ngo kandi wangaga ko hatangwa ibihano bidakwiye umuntu. Umunsi umwe Mibambwe wa kabiri Sekarongoro Gisanura wa kabiri yabajije abatware be igihano gisumba ibindi. Bumva umuntu mubi bajya baha umuntu mubi cyane. Buri wese muri abo batware agenda avuga icye. Umwami yumvishe hari abatware bifuriza rubanda ibihano birimo ubugome, maze asanze bikabije buri wese amuhanisha icyo yagiye avuga. Umutware witwaga Kamegeri we yari yavuze ko igihano cyiza ari ugusambura inzu ziri hafi aho bagacanira urutare. Iyo sakamburo bagacanira urutare bakoresheje iyo sakamburo kugeza aho urutare rutukura, noneho umuntu w'umugome bakarumushyiraho agashirira. Umwami nyuma yo gutegera amatwi icyo cyifuzo cya Kamegeri, yasanze nta muntu mubi w'umugome kurusha Kamegeri, nuko aca iteka ko uwo Kamegeri bamuhanisha icyo gihano kibi yahimbiye abandi. Noneho baramuboha bamujugunya ari muzima ku rutare bacaniriye rwatukuye nk'uko yabyifurizaga abandi. Burya koko ngo umwami ntiyica hica, ngo hica abamuhuza na rubanda, ngo kandi nabo ari rubanda. Mu buzima busanzwe hari ubwo abantu usanga bifuriza abandi ibibi nk'uko Kamegeri yabikoze. Ibyo bikaba byabatera kugambanira abandi, kubateranya ndetse no kubayobya cyane, cyangwa se abandi bakaba bahemukira abandi ngo bakifuza ko ikibi cyaba ku bandi. Ngibi ariko abateye batyo bakwiye kubyitondera, ngo bakamenya ko hari ibyo bifuriza abandi ari bibi nabo bikaba byabageraho. Hano bakatubwira ngo kwifuriza abandi ibibi ngo bikuzanira umuvumo, ngo ariko kwifuza ko na mugenzi wawe yagira umugisha akagira amahoro ndetse n'iterambere, ibyo ubwabyo ni byiza kuri wowe, ngo kuko bikuzanira imigisha. Ngo ntabwo kugirira ishyari umuntu kubw'umugisha afite bituma umugisha wawe uba uwawe, cyangwa se bituma umugisha we uba uwawe, ngo ahubwo bishobora kuzakwambura n'umugisha wawe wari kuzabona. Kamegeri rero nk'uko twagiye tubyumva, twaganiriye n'umuyobozi ushinzwe iby'amateka mu karere ka Ruhango aho uru rutare ruherereye, yagiye atubwira bimwe, aho yagiye agira ati bifashishije ibiti birebire kugira ngo bamuhindukize batarwegereye. Rubanda bari aho ngaho barebera icyo gikorwa, aho ndetse atatinye no kutubwira ngo igihano umwami yashakaga guha umuntu cyangwa se uwo bashakaga guhana yari umusore wari wasambanyije umugore w'umwami. Hari abakobwa bajyaga bajyanwa ibwami bakazatoranywamo uzavamo umugore w'umwami. Muri abo bakobwa hari mu abasore bitaga inkone, bakaba aribo bari bashinzwe kwita kuri aba bakobwa. Umusore umwe muri abo basore b'inkone yaje gusambanya umukobwa umwe, ariko uwo musore we ntiyari inkone, yabaciye muri humye asambanya uwo mukobwa. Biba ngombwa ko umwami arakara cyane, abaza abatware be igihano bazahanisha uyu mukobwa wari wasambanyije uyu mwamikazi. Aribwo Kamegeri rero yavagamo akavuga ati njyewe nzashaka igihano
ibitabo bimwe na bimwe bigenda bivuga ko Kamegeri uyu nguyu yaje kugenda umwami amuhaye uburenganzira bwo gushaka igihano. Kamegeri aragenda acanira urutare ruraka ruba umutuku. Nuko Kamegeri amaze kurucanira aza kuvuga ko bajya guhaniraho uyu musore wari wasambanyije umugore w'umwami. Nuko umwami aravuga ati ngomba kujya kureba igihano kiri buhabwe uyu musore wasambanyije umugore wanjye. Umwami mu kuhagera arebye urutare rwabaye umutuku, urutare rwacanywe neza cyane. Umwami aravuga ati Kamegeri uri umugome. Nk'umwami nk'uyu nguyu wagiraga umutima mwiza, Gisanura wa kabiri Sekarongoro aravuga ati Kamegeri bagucanire kuri uru rutare usogongere kuri divayi warucaniriye mugenzi wawe. Nuko Kamegeri baramuboha, bafata ibihindizo birebire cyangwa se ibiti birebire, Kamegeri bamucanira kuri rwa rutare. Ari naho havuye uyu mugani ngo umwami ntiyica hica rubanda. hanyuma kandi n'amakuru bimwe na bimwe bitandukanye bivuga ko nyuma y'uko Kamegeri acaniriwe kuri uru rutare rwe, wa musore wari wasambanyije umugore w'umwami byaje kurangira uyu mwami wagiraga umutima mwiza ndetse akagira n'ubuntu yaje kumumushyingira ndetse abagenera n'imisozi. Nuko rero baribanira, umwami arabireka, Kamegeri ashyana n'ubugome bwe. Mwari kumwe nanjye Vumbura, mbashimiye gukurikira iki kiganiro cyanjye.